Bitcoin halving ijambo rishobora kumvikana nk'ahari rishya mu matwi ya benshi, gusa rikumvikana nk'irisanzwe ku bantu basanzwe bazi, bakoresha ndetse bakurikiranira hafi iby'amafaranga mashya y'ikoranabuhanga azwi nka cryptocurrencies mu rurimi rw'amahanga. Bitcoin halving ni iki? Igira izihe ngaruka ku gaciro k'amafaranga mashya y'ikoranabuhanga by'umwihariko Bitcoin? Njye ukugezaho iki kiganiro ndi Masezerano Elize. Mu bukungu agaciro k'ibintu akenshi kagenwa n'ingano yabyo. Nanone ingufu n'imbaraga, ubushobozi n'ibikoresho bisabwa mu gukora icyo kintu nabyo ni bimwe mu by'ingenzi bigena agaciro kacyo. Bitcoin halving ni uburyo igihembo gihabwa abahanga mu guhuza ibyakozwe kuri Bitcoin kigabanywamo kabiri uko block 210 zuzuye. Iki gikorwa cyo guhuza izi block 210 gitwara nibura imyaka 4. Ushobora kubise wibaza uti ese block ni iki? Block ni uburyo Bitcoin zihuzwa binyuze mu buryo bwo gucukura cyangwa mining mu rurimi rw'amahanga. Abacukuzi cyangwa se abamayina mu rurimi rw'icyongereza bahuza ibikorwa byakozwe kuri Bitcoin mu bihe bitandukanye. Ibyo bikorwa iyo bihuye ku giteranyo cyabyo cyinshi bitewe n'ingano yabyo nibyo bikora icyitwa block. Block imwe biteganywa ko irangira nibura mu minota 10. Ubwo ku munsi block 144 ziba zikozwe. Iki gikorwa cyo gucukura Bitcoin nibwo buryo buboneye Bitcoin yagenewe gukorwamo. Bitcoin nshya zibaho kubera iki gikorwa cyo guhuza ibyakozwe kuri yo. Hanyuma abakora ibi bikorwa bagahembwa Bitcoin nshya. Ku nshuro yayo ya gatatu Bitcoin halving yabaye ku itariki ya 11 z'ukwa gatanu 2020, aho abamayina bahabwaga Bitcoin 12.5 bahise batangira guhabwa igihembo cya Bitcoin 3.25 kuri umwe muri bo wuje block. Icyo ni igihembo gishya. Ese kuki Bitcoin nshya zikomeza kwiyongera mu mubare zisatira ingano ntarengwa yazo yagenwe, nyamara agaciro kayo nikagabanyuke ahubwo akakiyongera umunsi ku wundi? Ushobora kuba wibaza iki kibazo. Gusa impamvu agaciro ka Bitcoin katagabanyuka nyamara ingano yayo ikomeza kwiyongera nuko yiyongera ari nako abakoresha iri faranga bashya biyongera umunsi ku wundi. Ubushakashatsi bwakozwe muri Cambridge University bwagaragaje ko abantu babarirwa hagati ya 3 na 6 aribo bakoreshaga konti z'aya mafaranga mashya mu mwaka wa 2017. Abakoresha iri faranga bigaragara ko bari biyongereye kubwikube hafi bwa 4, kuko muri 2013 babarirwaga hagati y'ibihumbi 300 na miliyoni 1.5. Ikintu cy'ingenzi abantu benshi bashobora guhita bibaza kugeza ubu ni ingaruka Bitcoin halving igira ku gaciro ka Bitcoin. Uko Bitcoin halving baye, igihembo cyahabwaga abacukuzi cyangwa se abavumbuzi b'urusobe rw'amagambo asobanura ibyakozwe kuri Bitcoin kigabanyuka mu buryo bw'inshuro ebyiri. Ibi bihita bigabanya Bitcoin zakorwaga ku munsi. Abacukuzi ba Bitcoin mbere y'itariki 11 z'ukwa gatanu 2020 bahabwaga Bitcoin 12 n'igice nk'ishimwe ry'uwabaga yujuje block. Nyuma y'itariki batangiye guhabwa Bitcoin 6.5 kuwabaga yujuje block. Aha mwibuke ko ibi bihembo aba bahabwa cyangwa se aba bacukuzi bahabwa ari bwo buryo bwonyine Bitcoin nshya zivukamo nk'uko byagenwe n'uwakoze iri faranga rishya. Niba buri mucukuzi wa Bitcoin wujuje block ahabwa Bitcoin 3.25 ku munsi, hakaba hakorwa block 144 ku munsi, byumvikane ko buri munsi Bitcoin 900 zicukurwa. Ibi bihita biguha isura ko uko ingano ya Bitcoin zikorwa zigabanyuka kwigereranya ry'ubwiyongere bw'abakoresha iri faranga rishya nibyo bifasha iri faranga kugumana agaciro ndetse kakiyongera. Nkuko tubikesha urubuga rwa businessinsider.com, muri 2030 Bitcoin zaba zimaze kuboneka zaba zingana na Bitcoin miliyoni 20. Aha agaciro ka Bitcoin imwe muri 2030 biteganyijwe ko izaba ifite agaciro k'ibihumbi 500 by'amadolari ya Amerika. Bitcoin miliyoni 2,678 na 727 nizo zisigaye gucukurwa kugeza ubu. Iki gikorwa cyo gucukura Bitcoin zisigaye bivugwa ko kizatwara imyaka 120 uhereye 2020. Byumvikane ko Bitcoin ya nyuma izakorwa mu mwaka wa 2140. Block ya mbere yakozwe ku itariki ya 3 Mutarama 2009, aho umucukuzi wari ujije block yahawe Bitcoin 50 nk'igihembo cy'igikorwa yarakoze. Iyi block yahawe izina rya block 0 nk'itangiriro ry'amablock. Bitcoin halving ya mbere yabaye ku itariki 28 Ugushyingo 2012.
igabanya ingano ya bitcoin yahabwaga abacukuzi, aho igihembo cyavuye kuri bitcoin 50 kikagera kuri bitcoin 25 nk'igihembo gishya ku wabaga yujuje bloke. Iyi bitcoin halving ya mbere yatumye bitcoin ikura mu gaciro ku bwikube bw'inshuro 91, kuko bitcoin yari ku gaciro k'amadolari 12 yaje kugera ku madolari 1101. Bitcoin halving ya kabiri yabaye ku itariki 9 Nyakanga 2016. Iki gihe nabwo igihembo cyahabwaga abavumbuzi b'urusobe rw'ibyakozwe kuri bitcoin cyagabanutsemo inshuro ebyiri, aho cyavuye kuri bitcoin 25 bagatangira guhembwa bitcoin 12 n'igice nk'igihembo gishya wabaga yujuje bloke. Aha naho igiciro cya bitcoin cyazamutse ku bwikube bw'inshuro 30, aho bitcoin imwe yaguraga amadolari 650 ikagera ku madolari 20,020, ari nako gaciro kanini bitcoin yagize kugeza ubu. Bitcoin halving ya gatatu yabaye ku itariki 11 Gicurasi 2020. Igihembo cyahabwaga abacukuzi ba bitcoin nk'uko bigenda kuri bitcoin halving cyagabanyijwemo kabiri, batangira guhembwa bitcoin 6.25 nk'igihembo gishya ku wabaga yujuje bloke. Iyi bitcoin halving ya gatatu yabaye bitcoin ifite agaciro k'amadolari 8,700. Kugeza ubu hateganyijwe impinduka iyi halving izagira ku gaciro ka bitcoin. Abahanga batari bake mu bigendanye n'ubukungu bw'aya mafaranga mashya babona halving ya gatatu izagira ingaruka ku giciro cya bitcoin nibura ku bwikube buri hagati y'8 na 12. Ese bitcoin icukurwa ite? Abahanga mu gusobanura urusobe rw'ibyakozwe kuri bitcoin babikora bate? Bifashisha iki mu gusobanura urwo rusobe rw'ibyakozwe kuri bitcoin? Iyi ni interuro ikaba n'umutwe w'ikiganiro cy'ubutaha. Tuzaheraho tureba neza uko ikoranabuhanga ryo gucukura iri faranga rishya rikorwa. Ibuka gukanda subscribe kuri channel yacu, ndetse ukande no ukazogera kugira inkuru zacu zijye zikugeraho ku gihe zikimara gukorwa. Mwakoze kubana natwe.